Turashuje mwe mudahema kudukurikira kuva kwa mbere kugeza ku wa gatanu. Iyi ni inkuru isohotse nonaha y'umwana wo mu gihugu cya Uganda wavutse afite akadari mu ntoki, ariko aka kadari ni aka Kiliziya Gatolika, kakaba kavugishije abantu benshi harimo na papa ubwe. Abantu benshi bakaba bavuze yuko aka kadari gasobanuye yuko umuyobozi uri kuri ubu buyobozi buyoboye isi ashobora kuba atabukwiye, ahubwo bukwiye kuba bwahabwa aka kana. Uyu mwana rero nk'uko mumureba ni uruhinja, nibwo yari akivuka. Akimara kuvuka kano kadari nibwo bahise bakamukura mu ntoki. Mu yandi magambo yavutse afite akadari mu ntoki, kandi umudari afite ni uwa Kiliziya Gatolika. Ni umwana w'uruhinja rwose ushushanyijeho Bikira Mariya wo muri Kiliziya Gatolika. Bigaragara yuko uno mubyeyi yahise avuga ati uyu mwana wanjye aka ni agacyo afite. Muganga arambura agatoki, arangije kukarambura asangamo akadari. Buriya yari agakomye kari kuvamo. Nucunga neza yafashe agatoki kamwe akeguraho, afite n'akandi ka kabiri akeguraho. Urabona ko ari udutoki dutatu tweguye, utundi tubiri turacyagafashe. Turafashe cyane, dufite n'imbaraga rwose. Uriya ureba niya ni muganga uri kudutungisha intoki hamwe n'ibyuma koranabuhanga. Rero bagerageje kugafotora, dore ngaho kariya uburyo yari agafite aryamye muri iyi foto ya mbere. Muraza kugerageza kuba mwayireba neza, nafatanyije ari amafoto abiri. Noneho dore ahandi aka ka mbere yari agafashe, noneho bari kukabumbura nyine bari kukerekana. Akadari ke nako kari kuva mu ntoki. Ni umudari nyine yavukanye, bamwe bari no kuvuga ngo ni umudari yahawe wo kuzaba padiri cyangwa se papa w'isi. Akaba ari umwana nyine wibyariwe nyine kugira ngo azabe papa w'isi. Uyu mwana yakomeje kuvugisha abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga. Wumve neza yuko bamwe batangiye kuvuga ati uyu mwana ahise aba papa birarangiye. Uyu mwana nyina akimutwite yari afite imbaraga nyinshi cyane zidasanzwe, yakoraga ibitangaza, ndetse hari n'abavugaga yuko bari barabuze urubyaro. uno mwana n'umubyeyi yamukoraho akabyara, ndetse hari na mwene wabo ngo umubyara w'uyu mubyeyi wabyaye uno mwana yaje kumusura afite inda y'imyaka 2. Nyine yari atwite inda imara imyaka 2. Amuhobeye ngo umwana we ahita yumvisha kiraje, nawe ahita ajya kubyara. Bigaragara yuko uyu mwana ari umugisha ugwiriye isi wavutse Uganda. Abandi nabo bakaba bari kubihuza n'ibiri kubera Uganda n'amatora yabo, bakavuga ati uriya muyobozi ugiye ku buyobozi ni umubyeyi mwiza, ariko habonetse ikizamusimbura. Ariko ibi ngibi kera iyo byabagaho, ubundi wabaga wabyaye umwana w'umwami. Reka dufate urugero rutoya. Iyo umuryango wavukagamo umwana ufite isaka, ikintu kidasanzwe icyo ari cyo cyose, cyaba ari icyuma icyo ari cyo cyose, aba azaba umwami utegeka icyo gihugu. Ariko uyu nguyu ntabwo yavukanye isaka, ahubwo yavukanye umudari uhabwa nk'umuntu w'intwari w'ishimwe. Nk'urugero, umudari uhabwa abahanzi, uwo mudari uhabwa abapadiri bakomeye bakoze ibintu byiza, abanyepolitike n'abandi bakomeye. Nawe niwe mudari yavukanye. Ariko si igitangaje ko yavukanye umudari ushushanyijeho Bikira Mariya. Ese nawe uri kubireba neza nk'uko ndi kubireba? Reka tubirebere hamwe. Muri Bibiliya, nubwo mutajya musoma Bibiliya, hari ahantu henshi haba handitse yuko mu bihe bya nyuma hazagenda haza ibintu byinshi cyane biteye ubwoba. Bamwe bakavuga ngo ibyo bihe bya nyuma bizagera ryari, ariko nureba none ni ibihe bya nyuma, kubera yuko ejo baravuga ngo aha havutse umwana ufite ikintu n'iki, ahandi nabo bakavuga ati aha havutse umwana ufite ikintu n'iki. Buri hantu hose bagenda bavuga yuko hagiye havuka umuntu ufite ikintu runaka. Ejo bakavuga ngo havutse umwana ufite ukuguru kumwe, aravuga arongera arapfa. Ejo bakavuga ngo havutse umwana umeze utya, aravuga arongera arapfa. Ariko si uyu mwana we wavutse gutya akaba yavugishije papa, perezida, isi yose,
ndetse n'abandi bungirije papa bakaba bagizemo n'akantu k'akuba, aho barimo baravuga bati ese uyu mwana yaba yugiye kuwusimbura. Abandi nabo bakavuga bati papa wagiye uyu mwaka asimbuye papa Francisco witabye Imana apfuye azize uburwayi, nubwo bitari byemezwa neza ko ari uburwayi bwamwishe. Bakavuga yuko uriya mupapa yagiyeho yashyizweho bw'abaturage bashinzwe kumutora, ariko nta mana yari yabigizemo uruhare kugira ngo abe yatorwa. Uriya mupapa wagiye ku buyobozi witwa papa Francisco n'abandi bose bagiye bamubanziriza, ubundi mbere y'uko bajyaga gushyirwaho hari ikimenyetso cyaturukaga mu ijuru cy'inyenyeri kikabanza kikabyemezwa, ariko uriya we uretse umwotsi gusa wabaye umukara, nta kindi kintu kigeze kizamuka ngo kijye mu kirere kugira ngo kigaragaze yuko ari Imana imutoye. Wumve neza yuko ibintu bye bitigeze babitangaza cyane nk'uko uriya mupapa wa mbere byabaye. Gusa uriya mupapa witabye Imana bamukura mu cy'imbagiro ataha mu mahoro. Ndeko n'uyu nguyu uriho nawe bamukura mu cy'imbagiro, amukora n'imigenzo igaragaza yuko agiye kuba papa abujya, ariko acyumva umwana wavukiye Uganda reka tubihuze. Yahise avuga ni uwo mwana wavukiye Uganda ni umunyamugisha, ndifuza nanjye kuba namukora mu ntoki nkamusuhuza. Hari n'abandi basitari benshi bagiye bavuga ati ndifuza kuba namukora mu ntoki nkamusuhuza, harimo na Aisha Speed wavuze ati bibaye ngombwa nagaruka mu ntoki nkamusuhuza. Na perezida w'u Rwanda nawe yavuze yuko yajya kumusuhuza, na perezida wo mu Burundi, ndetse bamwe na bamwe bahise babihuza n'intambara iri kuba mu Burundi na Kongo ndetse n'u Rwanda, hamwe Burundi na Kongo ndetse n'u Rwanda. Iyi ntambara ikaba ivuga yuko uyu mwana ashobora kuyikemura, kuko muri aba perezida batatu bose bahise biyemerera yuko bajya gusuhuza uyu mwana. Wibutsa ko uyu ni umwana w'uruhinja wavutse ubu ngubu, aho urebeye ino videwo amaze kugira iminsi 3 avutse cyangwa se ari kuri iyi si y'abazima. Yararize nta n'ikindi kibazo afite, aranonka, ariko akadari ke baramwoza bakakamurekera. Ndetse abaganga banavuze yuko bashobora mu gihe bagiye kumwoza bibaye ngombwa kakavamo, bashobora kukamubikira kuko aka kadari bagomba kugafata nk'ikintu gikomeye. Ibitaro byabyaje uyu mwana babifashe nk'ibitaro bitangaje cyane, kubera yuko umuganga wamubyaje ubu yahembwe, bamuhaye imodoka, kandi uyu mwana nyine nk'ibisanzwe ubundi ubyaje umwana w'umuhungu uwo muganga baraguhemba mu gihugu cya Uganda, ariko noneho ni umuhungu ufite ibitangaza bikomeye cyane. Bigaragara yuko uyu mwana rero ashobora kuzaba papa w'ahazaza, cyangwa se akaba afite icyo ashaka kuvuga. Gusa nk'uko bisanzwe uyu mwana akimara kuvuka yashatse kuvuga apana ibyo kurira, ariko kuvuga arabyihorera. Niko kumureba bamwitegereza neza basanga afite kano kantu. Bamwe na bamwe bakaba babihuje bavuga ati uyu mwana kuba yaragiye kutwereka, yaragiye kuba ati mureba akantu afite mu kiganza, arangije arabyihorera. Nk'ibisanzwe rero mwe mudahwema kudukurikira, reka dusubikire aha ngaha, turaza kubagezaho andi makuru mu kanya kari buze imbere. Mwakoze uraza gukanda subscribe, gufungura inzogera, Imana ikurinde.